ku isi hari ibintu abantu bagiraho amatsiko ndetse n'impungenge nyinshi. Kimwe muri ibyo ni ikuzimu. Bati habaho? Nahagana he? Hakorerwa iki? Ngo hari inyanja y'umuriro? Ese Imana kuki yaremye abantu kandi izi neza ko bazajya ikuzimu? Mu by'ukuri hameze gute? Ni ikaze wahisemo gukurikira Sobanukirwa kuri Metanoia TVR. Mu cyegeranyo cy'uno munsi turasubiza ikibazo kimwe mu by'abantu yibaza kuri kuzimu. Hameze gute? Turavuga ku bice bihagize. Utangiye kudukurikira ari ubwa mbere nawe utarabikora, turagusaba gukanda subscribe. Kandi ntibagirwe gusangiza abandi iki kiganiro. Igitekerezo cyawe kandi, ikibazo ndetse n'inyunganizi ni inkunga kuri twe. Muri kumwe na Jean Dominique. Ijambo kuzimu cyangwa Gehinomu rigaragara inshuro 23 muri Bibiliya ya King James Version. Gusa izo nshuro 23 zose ntabwo zivuga ahantu turimo kwiga muri iri somo cyangwa iki kiganiro. Bibiliya ya King James Version yahinduye iri jambo kuzimu mu magambo 3 y'Ikigiriki ariyo yangaya: Hades, Tartarus na Gehenna. Hanyuma yose yashyize mu ijambo rimwe ry'Icyongereza ari ryo hell. Kubikora uko nguko kwateje urujijo rwinshi mu basomyi ba Bibiliya. Bityo rero aya magambo tugiye rimwe ku rindi kureba icyo asobanura. Ijambo ry'Ikigiriki rya mbere Hades ryahinduwe kuzimu hell inshuro 10 muri Bibiliya King James Version. Nyamara nubwo byakozwe gutyo, Hades ntabwo ari ahantu h'igihano cy'iteka cyangwa se kurimbuka kw'iteka. Hades ni ahantu abantu bose bajya iyo bapfuye bakahategerereza. Y'abakiranutsi bapfuye bajya Hades, kandi abanyabyaha nabo bapfa nabo bakajya Hades. Hades ni ahantu harindiwe imyuka y'abapfuye kugeza ku munsi w'urubanza. Kubera iyo mpamvu Hades rijya rinakoreshwa rimwe na rimwe ryerekeza ku rupfu. Urugero turusanga mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 16 umurongo wa 18. Havuga ngo nanjye ndakubwira nturi Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu Hades ntazarishobora. Mu mvugo y'umwimerere aho ururimi rwaturutse cyangwa se iri jambo ryaturutse, ntabwo ryari ijambo ryavugaga Hades nk'ahantu abantu bapfuye bari, ahubwo ryavugaga urupfu rusanzwe. Byari bivuze ko urupfu rutazajya guhagarika na gato ubwami bwa Kristo kuza mu isi cyangwa se itorero rya Kristo gushinga imizi mu isi. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 n'umurongo wa 31 muri Bibiliya n'ubundi ya King James Version havuga ibya Kristo ko nyuma yo gupfa kwe yagiye ikuzimu hagira hati. Yavugaga ibya Kristo yibonye bitari byaba. Nicyo cyatumye avuga ko atarekewe ikuzimu Hades, kandi ngo n'umubiri we nturakabora. Nanone ntabwo ari ahantu ho guhanwa ubuziraherezo, ahubwo ni ijambo ry'Ikigiriki Hades. Bivuze ko Yesu amaze gupfa umwuka we wagiye muri Hades. By'umwihariko agace ka Hades kazwi nka paradizo, ahabera bategerereje cyangwa se imyuka y'abera itegerereje umunsi w'urubanza. Igice cya 2 cyitwa Tartarus.
naryo ni ijambo ry'ikigiriki rigaragara mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 2 n'umurongo wa 4 havuga ngo kuko ubwo Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha ahubwo ikabajugunya mu mworera Tartarus, ikabohesha iminyururu y'umwijima ngo barindirwe gucirwaho iteka. Hano naho ijambo ikuzimu muri uyu murongo ntabwo risobanura igihano cy'iteka. Abantu benshi bizera ko Tartarus ari igice cyo muri Hadesi aho abanyabyaha bajya gutegerereza urubanza rwabo. Aha niho hantu hitwa torment, ahantu ho kubabarizwa, nk'uko tubibona muri Luka igice cya 16. Abandi bantu nabo bizera ko ahari ahantu hihariye hegerereje abamarayika bacumuye kuzacirwaho iteka. Ibyo ari byo byose ntabwo ryerekeza ku muriro w'iteka wa Gehenomu. Irindi jambo ni Gehena. Gehena cyangwa Gehinomu, aha niho hantu turimo kwiga muri iki cyegeranyo. Ni naho hantu benshi bakunda kwita kuzimu cyangwa se hell mu rurimi rw'icyongereza. Aha niho hantu hanyaho hirimbukiro ry'iteka. Aha niho hantu hitwa kuzimu by'ukuri. Ijambo Gehena cyangwa Gehinomu rikoreshwa inshuro 12 mu isezerano rishya. 11 muri izo nshuro rikoreshwa na Yesu ubwe. Tumaze gusobanura ibice bigize ikuzimu, twakibaza benshi muhora bavuga ko bagiye ikuzimu, twabaza ngo mbese mwagiye mu kihe gice? Mbese abantu bagiye Hadesi, bagiye Tartarus, bagiye Gehena, bagiye hagana he? Kwavuga ko basanzeyo Satani, bakavuga ko hagiye abantu bazima. Ese ni ikihe cyumba cy'ikuzimu bagiyemo mu by'ukuri? Mu gusoza, Yohana mu butumwa bwiza yaravuze ngo kuko umwana w'umuntu ataje mu isi gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yaje kugira ngo bakizwe nawe. Kugucirwaho iteka ni uko umucyo waje mu isi, ariko abantu bagahitamo umwijima kurutisha umucyo. Rero nawe wadukurikiye ntiwagenewe umuriro w'ikuzimu, ni wihana. Ariko nudahitamo umucyo ugahitamo umwijima, kurimbuka kuragutegereje. Wakoze kubana natwe kuri Metanoia TVR. Imana iguhe umugisha naho ubutaha.